mwite Nyagahene cyangwa se umwite Kayitaba Emmanuel. Uyu ni umukinnyi wamamaye cyane mu mafilime atandukanye muri sinema nyarwanda. Uyu mugabo rero ari mu buzima bubi cyane, ubuzima buteye ubwoba. Agaragaye cyane ku gitangazamakuru gikorera kuri SUB5 Guys TV, aho yagaragaye rwose avuga ko abayeho mu buzima bubi cyane, ngo ndetse n'abantu agenda akorera batandukanye bagenda bamusuzugura rwose ngo bakamwambura amafaranga ye. Abajijwe impamvu abayeho muri ubwo buzima ndetse atanambaye n'inkweto, yavuze ko mu by'ukuri adashobora kubona amafaranga ashobora kumugurira inkweto. Abajijwe niba yaba afite agatelefone, aravuga ati se waba udafite inkweto wambara, ukaba wambara ishati imwe yonyine n'isengeri imwe yonyine hanyuma ukabona inkweto? Mu by'ukuri uyu mukinnyi wamamaye cyane mu mvugo zitandukanye nka se wikazi Kinyagahene, aho yagiye agaragara cyane inspiring cyangwa se atanga ubutumwa butandukanye, ndetse akaba yaranabaye ishingiro rya sinema nyarwanda. Yari akwiriye kongera kwibukwa, ndetse abanyarwanda benshi, abana bari mu gukora sinema muri iyi minsi, murabizi ko yagiye abenspira cyane, abaha umurongo. Yari akwiriye kuba yibukwa cyane. Uyu mugabo rero wagaragaye yambaye imyenda ishaje ndetse ishaje cyane, avuga ko abayeho mu buzima bubi ndetse buteye agahinda. Uyu rero Nyagahene yamenyekanye muri filime aho yakinaga ari kumwe na Kanyombya kuri ubu ngubu nawe akaba agikomeje bya sinema nyarwanda. Uyu mugabo rero yagaragaye rwose yakitinga neza nk'umwakiteri ugezweho cyane, aho yagaragaraga rwose nk'umuntu usekeje ndetse abantu benshi baramukundaga. Akaba rero atabaza asaba ubufasha kugira ngo mu by'ukuri arebe yuko ubuzima bwe bwakongera kuzanzamuka. Kuba rero ari muri ubu buzima, avuga ko mu by'ukuri yifuza kutazagaruka kuri kamera. Ibi ngibi bikaba bisobanura ko ashobora kuba afite igikomere cyane, akwiriye rero gufashwa cyane, kongera akagarurwa mu bijyanye na sinema nyarwanda, akongera akibutswa bya bihe bya kera, ndetse agafashwa kuba mu by'ukuri yakongera kugaragara ku masene atandukanye. Ndakwibutsa ko yakinanye n'abakinnyi batandukanye bagiye baba ibyamamare cyane nka Samusure, nka Mukarujanga ndetse n'abandi. Mu gihe cyabo rero bari abantu bakunzwe cyane, mu gihe cyabo bari abantu bafatwa nk'ibyamamare, mu gihe cyabo bari abantu mu by'ukuri abantu bareberagaho icyitegererezo, ugasanga abagabo, abagore, abana bakunda ibya sinema baricara rwose bategereje kureba iyo filime. Yari uruhererekane mu dutelefone duto. Aba DJ bari kuri street, aba DJ bo ku muhanda, wasangaga bafite izi filime cyane, aho babaga bari gutangaza uburyo aba bakinnyi bakina basusurutsa sinema nyarwanda cyangwa se basusurutsa abanyarwanda muri rusange. Uyu rero mu by'ukuri Kayitaba Emmanuel yari akwiriye kuba ari umuntu ukigaragara ndetse afite imyanya myiza mu bantu, ndetse navuga ko baba ari urumuri cyangwa se inkomoko y'imikinire ndetse n'imizamukire ya sinema nyarwanda. Uyu ni umuntu dushobora kwigiraho ibintu byinshi, ndetse nk'uko yagaragaraga nk'umuntu ugifite ibitekerezo ashobora kuba yatanga kugira ngo n'abandi bashobore kuba bamureberaho. Twebwe rero nka Afro Live icyo dukora, iyo tubonye akantu gashya twihutira guhita tukababwira kugira ngo namwe mushobore gusesengura. Ngaye nguko rero amakuru atandukanye n'abandi basitari nakagaruka. Icyo twe twakifuriza uyu muvandimwe wabaye indorerwamo ya sinema nyarwanda ni ugukomera, ndetse akongera akigirira icyizere, akareka kwitakariza icyizere, cyane ko agifite ibitekerezo, kandi nyuma y'ibitekerezo nta kindi wabona cyakugaburira, nta kindi cyagutunga. Kuva rero agifite ibitekerezo, uburyo bwo kubaho, uburyo bw'imibereho burashoboka. Akoresheje ibitekerezo bye n'ubundi yakomeza akabaho
ngayo nguko rero twe twari kuri Diafro Live. Niba ari ku nshuro ya mbere wumvishe inkuru zacu, turagusaba mu by'ukuri gukora subscribe.